bakirinda gukumira indwara z'imitsi ndetse n'indwara z'umugongo. Vuga ngo dukoresheje massage sportif tuzabasha gusubiza ibibazo byose bikomoka mu kazi bijyanye n'amavunane n'umunaniro na stress abantu baterwa n'akazi kabo ka buri munsi. Twahuye n'ibibazo byinshi tugeze ku ndwara z'umugongo n'imitsi, aho abantu babazaga bati se igisubizo cyaba ikihe? Igisubizo rero tubazaniye ni umuzi. Ubu duherereye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu. Ubu rero niho turi, umuntu akeneye ubufasha tugaragara. Nutinye kwivuza, nutinye kuruhuka, igihe wumva unaniwe mu mubiri ugutera induru. Uko mubiri wubakwa niko iterambere riramba, kandi ubuzima bwawe ni wo mutungo w'ukuri. Reka dutangire dusuhuza abantu bacu baratuze. Uyu munsi tubahaye ikaze muri kampani yacu Umuzi Health and Movement Initiative Limited by Guarantee. Abari umurimo mwiza, ubuzima zirikana inyungu. Ni kampani ikora ibikorwa rusange igamije gutanga ubukangurambaga ku myitwarire myiza cyangwa se kugira umuco wo gukora akazi neza, kugira umuco wo kwita ku buzima mu kazi, umuntu agakora akazi atabangamira umubiri we. Niyo mpamvu rero uyu munsi mbere yuko dutangira gatuma dusuhuza abantu. Tumaze igihe kinini tudatanga ibiganiro, ariko noneho uhereye none tugiye kujya dukora ibiganiro hafi ya buri gihe kugira ngo ibiganiro bibe byibageraho buri gihe nta gukererwa. Rinda umugongo wawe, ntucicare umwanya muremure, dukore cyane udatuje. Imyanya y'umubiri irashaje, iyo idafashwa twige kuyifasha. Menya ubuzima TV twigishe. Reka dutangire rero dusobanurira abantu umuzi uko ukora n'ibyo ugamije. Umuzi rero uje nk'igisubizo ku bibazo abantu benshi bagiye babaza mu biganiro byatambutse twabanje. Umuzi ni igisubizo kuko twatangiye twigisha abantu kugira ubuzima bwiza kandi abantu bakabasha kwirinda, ariko tugamije ko umuntu yajya yirinda icyazi. Umuntu agakora yirinda mu buzima bwa buri munsi, ariko yirinda ikinazi. Twahereye ku miterere n'imikorere y'umubiri w'umuntu, anatomy na physiology. Twagerageje kwerekana uburyo impagarike y'umuntu ikora, amagufwa, inyama ndetse n'ingingo. Twahuye n'ibibazo byinshi tugeze ku ndwara z'umugongo n'imitsi, aho abantu babazaga bati se igisubizo cyaba ikihe? Igisubizo rero tubazaniye ni umuzi. Kampani yitwa Umuzi twarayishinze. Ubu duherereye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Ntenga. Ubu rero niho turi, umuntu akeneye ubufasha yatubona, mu gihe mbere byari bigoye. Kora siporo, kora massage, ubaze inzobere. Wirinde guhatiriza imikaya yawe uko ushaka. Ubuzima si ugukora gusa, ni no kwita ku mubiri. Iyo mubiri utangiye kugucika intege, nawe uhita. Ubu rero dutangije amahugurwa y'urubyiruko twigisha umwuga wa massage kugira ngo urwo rubyiruko ruzabashe gufasha ababyeyi babo ndetse n'abaturanyi n'abavandimwe babo. Intego ikaba ari ukubaka urubyiruko rufite ubumenyi, imyitwarire myiza n'ubunyamwuga mu kazi ka massage. Mbere y'uko rero twinjira mu bijyanye n'amahugurwa,
nifuje yuko nabanza nkabasobanurira intego nyamukuru. Nuko mu muzi tuzigisha abantu uko bakirinda gukumira indwara z'imitsi ndetse n'indwara z'umugongo, tubashe kuvura. Iyo tuvuze kuvura, abantu benshi bumva ibitaro, ariko si ibitaro, ni ugufasha abantu. Ikintu cyose gifashije abantu ko bagira imibereho myiza, akenshi igihe barwaye bakaba babasha gukira indwara, cyitwa ko umuntu aba yavuwe. Ni ukuvuga ngo dukoresheje massage sportif tuzabasaba gusubiza ibibazo byose bikomoka mu kazi bijyanye n'amavunane n'umunaniro na stress abantu baterwa n'akazi kabo ka buri munsi. Hanyuma umusozo ni aya mahugurwa nyamukuru n'undi y'urubyiruko agamije gufasha abantu batuye mu kagari cyangwa se mu mudugudu urwo rubyiruko ruherereyemo. Ufite amaguru akujyana amaboko kagukorera, ufite umugongo ugufasha guhagarara no kwicara, imyanya yose y'umubiri irakora nk'itsinda irirenzwe neza, ubuzima buba bwiza. Rinda amaguru yawe, rinda umugongo wawe, ntukicara umwanya muremure, dukore cyane. Umuzi rero twizera yuko iterambere ritangirira ku buzima, kandi nta terambere rishoboka cyangwa nta terambere rirambye rishoboka igihe ubuzima bw'umukozi butitaweho cyangwa se ubuzima bw'umuntu butitaweho. Iyo umuntu afite ububabare ntabwo yatanga umusaruro. Umukozi ufite ububabare ntatanga umusaruro, ubuzima bwe buba bwahungabanye. Turifuza rero gufasha abakozi kugira ubuzima bwiza kugira ngo babashe gukora, batange umusaruro, tugere ku iterambere rirambye. Icyerekezo cyacu rero mu muzi ni ukubaka umuryango utekanye, ufite ubuzima bwiza, utanga abakozi b'ejo heza bazaba bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora batabangamira ubuzima bwabo. Nk'uko ihame ryacu ribivuga, nta murimo unoze utagira ubuzima bwiza, kandi nta terambere rirambye rishoboka hatari umuryango utekanye. Igihe tuzaba twamaze kubona abakozi babasha gukora bakarindwa amavunane, bagakora bafite imbaraga, ari bazima, banezerewe n'akazi bari gukora, icyo gihe twizera ko imiryango yabo izaba itekanye, kubera ko ibyo umukozi asabwa cyangwa ibyo atanga bizaba bihari, hanyuma ari we atera imbere n'urwego rw'umurimo akoreraho rutera imbere. Ku muryango we rero ni ukuvuga ngo abana be cyangwa umwana we azabasha gukura neza, yige neza kandi atekanye. Umwana muzima uri mu muryango utekanye ni gutanga umukozi mwiza w'ejo hazaza, ari buzatugeza mu iterambere rirambye. Umusozo, ubuzima si ikiguzi ahubwo ni igishoro cy'iterambere. Turifuriza buri wese gukora yita ku buzima atikwashagura kugira ngo yangirike mu gihe cya bugufi, ahubwo buri wese abashe gukora kugera ku myaka ya pansiyo. Ukuri kutavuzwe cyangwa ukuri mutabwirwa cyangwa ukuri kutavugwa, ubuzima nibwo shingiro ry'umusaruro wawe. Ubuzima nibwo shingiro ry'umusaruro wa entreprise. Ubuzima niryo shingiro ry'umusaruro w'igihugu. Tugana ku musozo, reka mbashimire uburyo twabanye muri kino kiganiro kuri uru rubuga rwacu rwa Menya Ubuzima TV. Reka bararikire kujya mukurikirana ibiganiro byacu, kubera yuko ni ibiganiro bizadufasha kubaka ubuzima bw'umukozi muzima, kandi bidufashe no gufasha abakozi gukora birinda, kandi babashe gukora bita ku buzima bwabo, babashe no kwirinda ingaruka mbi zishobora kuzaza ziturutse ku buzima bwo mu kazi, cyangwa ziturutse ku buryo umuntu yitwaramo mu kazi ke ka buri munsi.
mukomeze gukurikirana urubuga rwa Menya Ubuzima TV, musangize abandi iyi video niba yabashimishije, kugira ngo benshi babashe gusobanukirwa n'ukuri kutavugwa ko ubuzima ari ishingiro ry'umusaruro wa buri muntu. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri runo rubuga, kandi kuri ako kamenyetso ka sabone cyangwa subscribe. Ikindi tubararikiye ni ugutangira kwita ku buzima bwawe uyu munsi. Urakoze, naho utaha ntuzacike.